Yes, reka twongere tubashimire abakunzi ba IBTV Rwanda, mwebwe mudahwema kudukunda no kudukurikira, mwebwe muri mu bantu b'inshuti zacu z'akadasohoka, badukurikira muri ahatandukanye ku isi, mukadukurikira hano mu Rwanda, muri East Africa, mu karere u Rwanda ruherereyemo, cyane cyane abumva ururimi rw'ikinyarwanda tuganiramo, ndetse namwe mudukurikira muri Bwotamasimbi aho giterwa inkingi banyakugira Imana, muraho murakoma mumeze neza. Nizere ko Imana ibarindiye mu buntu bwayo kandi mukomeje kubona umugisha w'Imana ubageraho. Jyewe ndi MC Johnny Brian, by'umwihariko nkaba nagira ubuntu bwo kwakira umubyeyi cyangwa se inshuti yacu dukunda cyane, mama Isabelle cyangwa se Isabelle Julie, niwe turi kumwe uyu munsi. Reka muhe ikaze anabasuhuze. Twahe ikaze. Murakoze cyane, ndabashimiye Yego. kandi ndabashuhuje inshuti zanjye mwese. Hari abantu benshi bamaze iminsi bampamagara, maze iminsi rwose tutaganira gutya, Yego. cyangwa se batambona kenshi bakampamagara bakambaza, ariko nta gikuba cyacitse. Nari mpari ahubwo wenda ubwo nuko biba bitari bimeze neza, hakaba hari utundi tuntu umuntu ajya gutunganya n'akazi n'iki byose, ariko ubu noneho Yes. ndahari kandi nje neza cyane. Aha. Iyo mubonye uyu muntu turi kumwe muhita mumenya ko tugiye kubaganira ibintu byiza cyane by'agaciro. Yego. Ariko kandi bishobora kutaba byiza bitewe n'ukuntu byakira, ariko nanone ntibitubuza kubitekereza ko nibyo biri ku isi turimo uyu munsi. Yego. Tubahe ikaze rero mwebwe mutuwe ahatandukanye hirya no hino muri hose. Mbere mbere tubifurije ibihe byiza, kugira ibihe byiza, kugirirwa neza n'Imana. Burya ngo umuntu wagiriwe neza n'Imana iteka ahorana ibyiringiro. Yego. Yego, hari n'abantu batameze neza bari mu mibereho itandukanye, uburwayi cyangwa se inshuti zacu zifite ibibazo bitandukanye. Ku isi niko bimeze, turi ku isi y'ibibazo, irimo ibibazo byinshi cyane biruta n'ibisubizo. Niba uyu munsi utari mu mibereho myiza, mu mibereho myiza bitewe n'ikiguhangayikishije, nakubwira ngo banza utuze gakeya maze utabaza Imana. Yego. Ubyereke Imana, niyo yonyine ishobora kugira ikigufasha. Imana irashoboye, ntibagacike intege kuko uyu munsi bishobora kuba bibi ariko ejo bikamera neza. Baravuga ngo umunsi wose ugira paje yawo. Yego. Ibyo rero biduha icyizere cy'uko iyo akoze uyu munsi n'ejo irahari kandi izakora. Amen. Ubwo rero niyo mpamvu mbwira abantu bose abadukurikiranye aho baba bari hose, bihangane. Abari mu buzima butameze neza bihangane, mbahaye ihumure y'uko Yesu ahari. Yes. Kuko njye niwe nizera cyane ko ari we ukora ibintu byose kandi akabikora mu gihe cyabyo. Rero bahumure, uyu munsi wenda bari muri ubwo bubabare ariko ejo bizagenda neza. Kandi dufite kwizera cyane. Yes. Ngo turasaba kuba dufite ukwizera cyane, ibibazo ntabwo bizashira. Yego. Duhumure tubwire Imana ko kubera ko Yego. harimo ijambo rivuga ngo ntago Yesu yadusezeranyije kuturinda ibibazo, ahubwo yadusezeranyije kuturinda muri bya bibazo. Yego. Aremera bikadushyikaho, Yego. ahubwo akaturindira muri byo. Amen. Ubwo rero kuba uri mu bibazo bivuge ngo ubwo ufite Yesu humura, ndagukomeje. Abadukunda, abakunda cyane IBTV Rwanda, nzi neza yuko iri jambo mama wacu dusangije tuganiriye ribageze ku mutima kandi ribahe ibyiringiro. Reka tuduge ku ijambo, tujye ku kiganiro twateguye uyu munsi kuganiriza abantu. Namwe bakunzi ba IBTV Rwanda, reka tubabwire ngo muhawe ikaze kuza kuduha comment, kutubwira mwe uko mubyumva, bitewe n'uko ibintu tugiye kuganira nabyo ngo ntabwo byoroshye kandi birakomeye koko. Uyu munsi twateguye insanganyamatsiko ivuga ngo ese umurimo w'Imana warinjiriwe? Wowe ubwawe urebye uko ubu ngubu hano iwacu uko abantu bakorera Imana, abavugabutumwa, abaririmbyi, abaki mu mirimo itandukanye, iyo urebye ibintu biri kuba muri iyi minsi, wakwibaza ngo ni umurimo w'Imana winjiriwe cyangwa n'ubundi n'abayikoreraga atariyo bari gukorera, ahubwo bafite ibindi bitagetingiye cyangwa ibindi bagamije. Uyu munsi tugiye kurambura icyo kiganiro, muze mubane natwe, ntugire akantu na kamwe ucikwa kuri iki kiganiro, kugira uze kubona uko uduha inyunganizi. Abadukunda barakora subscribe, Imana ibahe umugisha cyane. Kuba mudukora subscribe ni ikimenyetso cyerekana ko mwiyemeje kudushyigikira no kudukurikira mu byo dukora, ubundi tugafatanya gushimira Imana no kuyisaba ubwenge kugira ngo tujye tuganira ibintu bitwubakira ubuzima bw'uyu munsi n'ubw'ahazaza. Yego. Imana ibahe umugisha cyane. Nawe utarakora subscribe uyu munsi wabikora kuko ntacyo bitwaye. Turahari nka IBTV Rwanda kugira ngo tubahe ibyo mukwiriye kubona kandi byiza mu gihe kidakererewe mo na gakeya. Reka rero tujye kuri iyo nsanganyamatsiko mama Isabella kandi dukunda cyane. Uyu munsi jyewe ntekereza iki kintu nahoze ndeba mu bintu biri gutrending uyu munsi ku mbuga nkoranyambaga, nta gihe abakozi b'Imana batawe n'ibigeragezo.
ibyo byo tubyemeranyeho. Nta gihe abakozi b'Imana batavuzwe mu bimwe cyangwa ibindi, ariko uyu munsi ugeze ku munzani, aho kugira ngo tubone abakozi b'Imana wenda bahorwa ko bari kuzira gukorera Imana, ahubwo turi kubona abakozi b'Imana benshi muri bo bari mu bibazo bitandukanye bibahuza n'abandi bantu, yewe ngo ni itekamutwe, bamwe nuko bimeze, abandi ngo ni iki n'iki. Uyu munsi tuvugana hari n'abari muri gereza. Uruzi ko ari umuntu ukomeye w'umuririmbyi hano mu Rwanda, abantu bamenye ubu ngubu utuvuga uri muri gereza, ari muri gereza azira iki? Ntujye kure. Reka dutangirire ku ivugabutumwa by'umwihariko mu nsengero zitandukanye, by'umwihariko mu itorero rya ADEPR. Muri ADEPR harimo amakuru menshi cyane, jewe maze iminsi mbisoma nkumva umutwe urandiye, abana kwa kweli birababaje. Wasa naho ukomozaho cyane cyane muri ADEPR hamaze iminsi hari inkundura y'abayobozi ba ADEPR, by'umwihariko no kugurisha insengero. Ubibona ute nk'umuntu w'umukristo, by'umwihariko nawe usengera muri zimwe muri ayo matorero atandukanye, wenda bitewe n'uko itangazabutumwa ryawe kuba bakuzi nk'umuririmbyi, umuririmbyi nta hantu ajya ahezwa. Ubibona ute biriya bintu? Ese wanyura muri make abantu bakamenya ni iki dushatse kuvuga kiri muri ADEPR uyu munsi? Ibintu rero mba ndi kubona, yego nubwo wenda ngabo umwe agatukisha bose, kuko ibyo ari byo byose hari n'izindi nsengero byagezeho, ariko nyine kubera ko aribo turi kubona cyane, ariho byagaragaye cyane, niyo mpamvu twumva dushaka no kubivugaho. Birababaje kubona inzu y'Imana twajyagamo tukaruhuka, yego zirafunze kubera impamvu leta wenda yararebye ibona hari ibituzuye, biri ngombwa ko tugomba kubyuzuza, ibyo twasabwaga kubyuzuza, hanyuma tukongera tugasubira tugasenga nk'uko byari bisanzwe. Ntago rero ndi kwiyumvisha uburyo insengero zimwe na zimwe zo muri ADEPR, nubwo bari kuduhakanira ngo ntago ari ukugurishwa, biriya ni ukugurishwa biri no kugaragara ku mugaragaro. Kuko nimba ugurishije amakaro, ukagurisha amabati, ukagurisha ibyuma, ukagurisha sound proof, ni iki se utagurishije? Mbese byose ubigurishije ni nk'aba basigaye ikibanza n'itongo, hasigaye itongo. None se abakristo bazasengera mu kandi iryo tongo ntago abakristo bashobora kuza ngo bicare mu itongo basengeremo, ntibishoboka. Rero bivuze ngo iki kintu ni ukuri umwuka w'Imana bari we utubera umuyobozi, tubashe kumenya neza ikintu cyihishe inyuma y'ibi. Ese nuko leta yavuze ko rura rusengera ahantu ruri hatemewe? Ngewe nguhaye nk'urugero iryo nagezeho nabonye, hari ADEPR ya mu Rukiri, ndumva ari mu Rukiri, iri hafi na Inirake. Inirake niyo ubona yawe iri muri danje kurutaho urusengero rwari ruri. Ariko kubona ugezeyo ukumva amarira y'abakristo bafite, biteye ubwoba. Biteye ubwoba kuko ikigaragaza ko atari ikintu cyari cyumvikanyweho n'abakristo n'itorero, nuko abakristo kugeza izi saha bakirizwa nuko byabaye batabizi, babonye rusenywa kandi bari bazi ko rwari rufite parikingi nini pe. Ni urusengero rwasaga neza, abantu muhazi wenda murahazi, ni urusengero rwasaga neza cyane, wabonaga yego ari utuntu duke two leta isaba tugomba kujyamo, kandi nabyo byari ibintu byoroshye kuko ADEPR n'itorero tuzi ko rifite abakristo benshi no kwitanga, bagira umutima wo kwitanga cyane ku buryo guhita buzuza inshingano ntago nabonaga ari ikintu kigoye. Ariko njye n'ubu kugeza ino saha ntago ndiyumvisha ngo rusenywe ruti. Ese ibikoresho biguzwe n'umushoramari runaka, bivuze ngo agiye no kubyubakisha ahandi hantu mu bindi bikorwa by'ashaka, kuko ni umushoramari cyane. Ariko ndibaza ngo urwo rusengero, ego urusengero ni umutima w'umuntu, ariko nanone tugira aho duteranira, none se ha hantu twateraniraga k'ibikoresho bigiye bikaba bigurishijwe, ese hari ahandi mwatuboneye tugiye kwimukira? Yego. Ese abakristo bahawe n'ayo makuru ngo babimenye? Abakristo bateguzwa ko urusengero rugiye gusenywa, hanyuma muratubwira muti noneho mu Rukiri hari danje, hari ahantu hatari heza, ariko mwimukiye aha n'aha, dore inzu twabubakiye ngiyi. Kubera ko buri abakristo, Mana sinzi ukuntu nabivuga abantu ntibazantera amabuye, ariko abakristo turagorwa, kandi reka tugorwe kuko batwigishije ko umurimo w'Imana ari ugukotana, sibyo? Ariko nimba bavuze kubaka urusengero tukubaka urusengero, ejo bakagarura kubaka iki n'iki tukagikora, ejo bundi bakagarura iki n'iki, bivuze ngo nimba hari habayeho n'impinduka muri ibyo bintu twatakajemo amaboko yacu, bakabaye baza bakatwegera bakatubwira bati noneho bya bikorwa byacu biraferinze,
tugiye noneho guhindura umuvuno. Yes. Njye ndumva aricyo cyabasawa. Icyo kintu cyaba ingenzi cyane. Yego. Rero ibyo byose biri muri bimwe biri gutuma tubona ko umurimo w'Imana winjiririwe. Umurimo w'Imana aho ngaho twahita tuvuga ngo bigaragara ko winjira, kuko niba n'urugero bya bikoresho bigurishijwe urwo rusengero ni wenda tubashe kuvuga ndeba amakuru mu Gatsata, hari ahandi naho rwagurishijwe gutyo, kandi rwo muri ADPR za Nyacyonga abantu baratandukanye baduha amakuru. Mbese bayobozi ba ADPR mwagakwiye gutera intambwe nk'uko mujya mutera intambwe mugiye kureba abakristo mubashishikariza kubaka umurimo w'Imana mu buryo bumwe cyangwa ubundi, mwagakwiye no kumenyesha cyangwa se guha amakuru abakristo b'itorero ryanyu kugira ngo bamenye ikigiye gukorwa. Ejo hatazagira abantu bacira urubanza. N'uyu munsi yaba bakoze ibaruwa n'urugero cyangwa itangazo risobanura impamvu iri gutuma izo nsengero zisenywa cyangwa zikurwaho, bakabisobanura. Abakristo nta muntu wakwiye kuba arimo byibazaho gutya. Kandi buriya n'ibiri bavuga ngo mwirinde gucira bene so imanza. None se umukristo nuza kumbwira ngo niyitange mwubake, ejo ukaza ugasenya utamubwiye, ukagurisha utamubwiye, n'ibyo ugurisha ntunamubwira utonda byagize ikindi gikorwa. Muvuze muti twaje dufite insengero 10 none dusenyemo 2 kugira ngo zuzuze 8 zisigaye kubyaburaga. Abakristo babyumva. Abo muri 2 ni mugende mwese mujye muri ziriyo mwihangane, ariko ikibanza cyacu cyaba kigihari, wenda tuzazubaka kubwo gushobozwa n'Imana. Aho igihe 10 zose zifungirwe rimwe, reka dusenyemo 2 ibivuyemo tubisanisha za 8 zisigaye, bityo bidufashe gukomeza gukora umurimo w'Imana nta muntu umwe uburijwemo kandi nta n'umwe tubangamiwe na gahunda za leta. Leta ifata ziriya ngamba ku nyungu z'abaturage bayo, kuko tuzi neza ko umutungo wa mbere w'igihugu cy'u Rwanda ni umuturage wacu. Niba ari umuturage wacu nta mukristo arimo, uyu munsi nufata abaturage ukajya gukora ubukangurambaga usaba abantu kwitanga kugira ngo mwubake urusengero, undi munsi ukazabyuka ukajya kurusenya ukanagurisha ibiri utavuze, uwo mukristo nagucira urubanza nta cyaha azaba akoze. Amakosa azaba ari we n'umuvumo uzaba ari kuri. Ahubwo mba mbona amarira y'abariya abakristo ni ukuri kugera mu rukiri birababaje cyane. Guhura n'umuntu wo muri ADPR ya rukiri birababaje, akubwira amakuru ukumva ugize ubwoba. Rero wenda reka dutegereze ko wenda ubuyobozi bwa ADPR hari ikintu buzavuga, reka ariko tubitekereze. Wenda hari icyo bashaka kuzatubwira bakavuga ati ntibyagiye. Gusa numvise umuvugizi wa ADPR arimo asobanura ko batagurishije, ko batigeze bagurisha, nyine akerekana ko ari amakuru nyine ari gutambuka nabi. Ariko ndibaza ngo bari abantu njyewe mpagera, icyo gihe mpagera njya kumenya ayo makuru, nuko nasanze harimo amakaro bayapanze ukuntu nyine abantu baranabizirega, baranabibonye ku itangazamakuru, ukuri kuba kuzwi. N'umuntu akakubwira ati biriya ni iby'umushoramari, hagurishijwe umushoramari. Nose ni gute ushobora guhakana icyo kintu kandi wakibonye? Birababaje rero ko muvuga ko mushumbye umurimo ubwoko bw'Imana mukamushaka kubera indyarya. Imana ifasha abashumba muri no minsi, wenda no mu minsi ishize twarabibonaga, ariko muri no minsi noneho insengero zabo zitwa ko zifunze. Ni ukuri tubasabiye Imana ngo ibakomeze, kuko bari gukora ibintu tutigeze dutekereza ko abashumba bakora. Mu gihe insengero zifunze bari gukora ibintu tutigeze dutekereza ko abashumba bashobora gukora. Ni ikibazo gikomeye rero, aho ibingibi bigira ingaruka kuri ba bantu bari barabagiriye icyizere bakanemera ko babera abashumba koko. Ntabwo yewe ko twese turi abantu, ariko uburyo umuntu aguhaye inshingano zo guhagarara umurimo w'Imana ugakora umurimo wayo, cyangwa se akakwizereramo bitewe n'uko umubwira ibyururutse umutima we, ibimufasha kugana inzira igana mu ijuru. Ejo akamutangira gukora ibyo bintu, wowe wibaza ko utabizagera gute? Uzongera kumugaruka umubwira ngo ngwino tujye gukora umurimo w'Imana aha n'aha, azi ko hasi usenya urusengero rw'ibunaka. Biragoye pe bavandimwe, inshuti, kandi by'umwihariko bashumba bari mu murimo w'Imana mu matorero atandukanye. Ibi ntabwo tuvugira ADPR yonyine, n'ahandi hari igihe umuntu yitwikira yihisha amaso y'abantu, akora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, kandi ijisho ry'Uwiteka ryo riba rireba neza. Rirabona nta naho rihisha. Abakristo bageze mu za bukuru, abakecuru, abasaza bari mu murimo w'Imana, mukaba muri gusenya insengero zaho bari baturiye kugira ngo bajye babona uko bakora Imana bitabagoye. Uyu munsi muratekereza ko bagiye kuba hehe? Bagiye kubaho gute? Ni ikibazo gikomeye rero. Iyo nkuru reka tuyiveho, ariko tuyiveho tutabivuyeho bya nyabyo, ahubwo dusabe kugira ngo ubuyobozi bwa ADPR
by'umwihariko uba uri ku ruhembe rwo kugira icyo bwatangariza abakristo babo n'abanyarwanda muri rusange. Nimutanga ijambo ry'ihumure, mushyire umucyo kuri ibi bintu. Umuntu asobanuye n'ibyo bikoresho biri kuvanwa ku nsengero z'aho hari ahandi biri kujya kubaka, hari aho biri kujya kubaka, biba ari mu zindi nsengero kugira ngo mwuzuze ibisabwa byaba byiza, ariko biba atari ibyo mukaba muri kuzigurisha koko. Mukwiye kuzana ibiva muri izo nsengero mukabimurikira abakristo baje, kuko nibo babitanze, rega nibo babitanze. Rero mwe muhari kugira ngo mubareberere inyungu zabyo ntibipfe ubusa barebera, kuko nimwe baba bahisemo kugira ngo mubabere ku ruhembe rwabyo. Nibyo. Reka rero tugere ku yindi nkuru. Maze iminsi mbona nanone kandi kuri iyi mihanda cyangwa muri izi mbuga nkoranyambaga mw'ubu buzima turimo, erega umukristo ntago ajya ahunga ibibazo byo ku isi, nta n'umukristo abihungira. Icyo gikomeye ni ukamenya uko abyitwaramo. Uwasenze Imana ikamuyobora, biraza akavuga ngo biraje, ariko ndabizi, ahubwo agasaba Imana kugira ngo abone ubujyanama bwayo. Iryo rya jambo nakubwiye ko twasezeranijwe kubirindirwamo. Pastor rero uwitwa Harerimana amaze iminsi ari muri gereza na madamu we. Mwese murababona rwose, n'ibintu bigayitse kubona umushumba wizeraga wari umukristo w'itorero ryiwe, Zarephath Holy Church. Ni iryo torero ryiwe rero ubu ari muri gereza n'umufasha we, ari muri ribu, hari ibyo arimo akurikiranwa, ntabwo ari hamwe n'icyaha, ariko amakuru agiye atangazwa ko uwo mupasiteri hari umuntu yasengeye agira gutya ngo amusengera yambaye ubusa. Iyo nkuru arayumvise? Iyo nkuru narayumvise iranantangaza cyane. Njyewe ntago mba ndi kwiyumvisha uburyo umukristo agifite imyumvire yo guhagarara imbere y'umuntu akiyambura ngo bagiye kumusengera. Se arasengera wowe, arasengera imyenda wambaye, arasengera ubusa bwawe, arimo arasengera iki? Abakristo mu kwizera ntago barya nabo baba ari abakristo. Ese koko aba nabo turi kubona bajya barimo ko ego ntago turi bushyigikire pasiteri wabikoze cyangwa bishop wabikoze, ariko reka tubanze tuvuge kuri aba bakristo bizerera mu bantu ku buryo uhita wumva ko uriya muntu akurambitseho n'ikiganza ibibazo byose birangira. Ni naho hava ko iyo akubwiye ngo iyambure, ndumva nshaka gusengera imyanya yawe y'ibanga, uhita ubikora utazuyaje. ahubwo yanayisengera anayikoraho, wumva ibyo gucikira. Hari n'abandi ngenzi, urumva, hari n'abandi nzi yaganirije umuntu nyine, urumva, amubwira ibibazo bye. Ni umushumba, ego wenda si umushumba wari uzwi cyane nk'uko nguwo azwi, aramuganirira, amubwira uburwayi afite n'ibiki n'ibiki, undi aramubwira ati iyo ndwara urwaye ikeneye deliverance. Bya bindi rero byo kwizera umuntu kuruta Imana imukoreramo, cyangwa se tuvuge nimba nawe ari Imana ibimukoreramo simba mbizi, ariko kuruta Imana yo mu ijuru. Undi aramubwira ati yego rwose, basezerana umunsi wa deliverance. Ajya gukoresha rero ngo deliverance. Mwabashumba mwe mukora deliverance mujye mwitonda cyane, kandi usibye ko mutanabizi, namwe muri ibi bintu mukora ngo bya deliverance mwanduriramo imyuka mibi. Ntago mamuzi ibyo mutwaye kuri aba bantu, munacumuriramo cyane, bakoramo ibyaha byinshi. Ajya ngo kumukorera deliverance, bajyana ahantu mu butayu, bageze yaramubwira ati rero nta yindi deliverance idasanzwe ndi bukore, turabanza turyamane. Arabyemera. Niko mwuka wera yagize gute, yantegetse. Ariko abantu babeshyira mwuka wera, muzabihanirwa ku munsi w'imperuka, muzabihanirwa byose biri ku murongo. Hanyuma rero kandi arakubwiye, mbese uwo mukristo ubwira urimo uhanurirwa ibyo bintu, wowe yapfuye amatwi, Imana ikubwiye ntabwo wakumva. Ariko mwamenye ubwenge ko Bibiliya idahenze cyane. Bibiliya kigura amafaranga make, ndetse n'utayabona, kuko hariho n'izihenze zigura 20 na bingahe na 30. Ariko n'utabona ayo mafaranga, ibyo ari byo byose ashobora kuba afite telefone ya smartphone. Kudownloadinga Bibiliya muri telefone yawe byakunanira, ariko ukajya wisomera ijambo ry'Imana, rikaba ryo riguhindura, rikakwigisha, rikaguhugura. Ntacyo utasangamo, ushobora gusoma ijambo urwaye, iryo jambo ryonyine rikakubera inkomezi, ugakira uburwayi bwawe kuko wizeye, utarinze kujya kwitanga hari. Uwo muntu bararyamanye, bamaze kuryamana arataha agira ngo nyine deliverance yakozwe, byanarangiye. Kandi sinzi n'imyuka bakoresha aba bantu, kuko sinjya mpamye ukuntu abikora gutyo kandi ikibazo wari ufite kigakemuka. Erega Satani rimwe ibibazo byose duhora nabyo bigira aho bikomoka. Satani guteza ibibazo,
hakaba igihe ugira ubyukira ukagira ngo ni Imana igukirije, kandi ari we. ukanabikira muri za nzira zipfuye zigushyira mu kaga, nyamara ugasanga mu by'ukuri ntabwo wa muntu wizeye ko aragukije ariko si we, kuko ibyo warwaye ufite aho wabikomoye, aho kugira ngo ubikizwe n'ijambo ry'Imana, ahubwo ukabikizwa n'uwabiguteye, na wa mukozi wa muntu wabiguteye. kuko uwo mumama yarahavuye ahava bakoze deliverance, arataha arakira. Ariko akize, icyo nkundira Imana ntabwo ijya ituza, uko byagenda uko ariko kose ingaruka y'icyaha iraza. Asanga yarasamye. Kino nkundira Satani. Asamye inda, asamye inda yande, asamye inda y'umushumba. Baba we. Hanyuma ubwo uwo mwana ubwo ni ibaze gukira icyo kintu cyari wavuga ko urwaye, ugahita noneho ukuramo urubyaro. Uwo mwana ajete. Nk'uwo mwana uje muri ibyo bibazo, umwana utazamenya se, kuko icya mbere nzi neza nuko atajya atinyuka kubwira umushumba ko ari wamuteye inda. Yarabimubwiye, umushumba aravuga ati cicika utamena amavuta, sigaho amavuta afite, ntabwo ari ayo kuvuga ngo tambona umugati ku munwa. Abapasiteri mwe. Hanyuma umugore nawe aravuga ati aho kugira ngo koko nshyire mushumba hanze, kandi yaransenye ibyo nkeneye gukira nkabikira, reka ntuze mwihorere. Araceceka. Ubu hagati aha ngaho uyu mwana ni uwande? Ni ikibazo. Uyu mwana abayeho ari umwana umeze ute? Uyu mwana azakurana igikomere cy'uko atagira se kandi se ahari, ariko atatinyuka kumuvuga. Uyu mwana aramutse amenya ibyabaye kugira ngo abeho, uyu mwana azababazwa nabyo. Bashumba mwe, mwatubabariye. Nyamuneka, ntabwo twe turi abacamanza, ariko turabibutse ko turi abantu kandi tureba. Iyo mukora byose wenda mwihisha amaso y'abantu, rimwe na rimwe Imana ikabatabaza tukabamenya, ariko nanone mwumve ngo ku munsi w'imperuka ubwo bwoko mumushumbye mubereye ku ruhembe mwigisha ijambo ry'Imana ngo bazajye mu ijuru, hari igihe bazajyaho mugasigara muhebeba. Ahantu rero utinyira Imana, ahantu ngewe ubu natinye Imana nuko abantu wenda igenda ikora ibintu ntibanyurwe ngo bavuge bati yewe ya Mana iratinyitse, reka tuyikorere tuyitinye. Imana ni nziza, igira impuhwe, igira imbabazi, uranabikora ikakwihorera, ariko irongera ikakubwira ijambo ngo ukibwira ko mpanywe nawe rwose cyane. Urumva? Ibyo ari byo byose irakureka, ugakatakata, ukagira gute, ariko ku munsi umwe wonyine igushyira hariya cyane. Hanyuma twabibona tukajyaho tukarira ngo abakozi b'Imana ngo barabasebeje, ngo babavuze nabi, ngo bagize gute. Ubwo nk'uwo mu bishop twavugaga, wenda uyu nguyu uri muri gereza na madamu wiwe, tunamwifuriza ko Imana yamugirira neza, nimba koko ibivugwa atari byo, leta yacu nayo ni umushishozi, izabibona, tuzamenya ikizabivamo nyuma. Ariko mu gihe akiri hariya nuko hari ibyo arimo gushinjwa. Urumva bimwe mu byo ashinjwa ngo harimo kuba yaratse n'uwo mukristo amafaranga nyuma y'ako amusengeye yambaye ubusa miliyoni 10, ariko umukristo uri kuri level yo kujya kwambarira ubusa umugabo utari uwe, oya nawe naramunenze, akajya kwambarira ubusa umushumana uko amwizeye, yarangiza akajya imbere ye yambaye ubusa. Iyo myumvire, uko kwizera buhumye bingana gutyo, ubikurayo mukristo we? Ngewe uwo mukristo naramunenze cyane, kuko ngewe ndi umuntu umwe wasengeye muri ruriya rusengero rwaho. Abantu barusengeyemo ntazagira umuntu, buri muntu afata ibintu byose we uko yumva abishaka. Urumva? Cyangwa se uko abibona. Ngewe hari ibyo nabonyemo bitari byiza. Nagezemo nsanga harimo uburyo wagira ngo harimo nka business. Gute se kandi? Nagiyeyo gusenga, sibyo? Nk'ibisanzwe. Ngewe hari ukuntu njya nigira gusenga mu rusengero, Imana izambabarire hatazagira umbona akagira ngo nazanywe no gutara amakuru, ariko nabyo byananzana. Nabyo byananzana, kuko nimba ariyo domaine yanjye, uko ariko kose ibyo mbona bitari byiza mu nzu y'Imana nzabivuga. Cyakora nintandukira nkajya kuvuga ngo leta ngo ibiki n'ibiki, aho nzaba ntandukire, kuko sindi umupolitisiye, nta n'ibyo mba niyiziye, niberaho gutya tu. Ariko mu nzu y'Imana ntago nzaceceka, ntago naceceka mbonye ibintu bitameze neza. Nagiye muri urwo rusengero gusenga nk'ibisanzwe rwose pe, numva mfite n'umuhate, numva mfite ishyaka ryo kujya mu nzu y'Imana. Basengaga kuwa gatatu, dore basengeraga hano inyuma ya stade gatoya, hano nko kwa Rwahama, ndahabona. Bafite urusengero rwiza cyane. Hanyuma dushyikamo rero, ariko hari ukuntu mu nsengero zimwe na zimwe uba urimo ukajya ubona ibintu urimo ugenda ubonamo,
ukabona ntabwo ari ibintu bisanzwe. Hari ukuntu umushumba yinjira Mana yo mu ijuru ukagira ngo Yesu araje. Ni ukuri sinkubeshye. Abashumba barubatse igitinyiro kirenze icyubahiro cy'Imana gikomeye ku buryo umushumba aza wareba protocole afite ukavuga uti turashize noneho, imbere n'inyuma, ku mpande no ku mpande. None ukaba ushobora gutekereza uti karabaye noneho nimushumbuje, yego ni byiza, icyo cyubahiro Imana arakimuhaye ko kuva yaramutunze inkoni akaba ari uhagarariye abantu ibihumbi n'ibihumbi byicaye hariya, n'uw'icyubahiro, n'uwo kubahwa. Ariko icyo cyubahiro cyanyu namwe mufite mujye mukirinda cyane, kuko iyo ukigendeyemo cyane kigutura kuri. Nibwo dushobora kubasanga imageragere, kandi mwari abashumba twubaha mufite kiriya gitinyiro tukibona kuriya, ariko Satani ntajya akangwa n'iriya protokole. Bibaho yagiye gusebya agusebereza ahirengeye kandi wenyine, ubireba wenyine, kuko ubu protokole wa bishop ari aho aricaye ameze neza, arimo ararya ari hanze, ariko undi ariho amapingu. Bivuze ngo kiriya cyubahiro cy'abariya bashumba ni ukuri utabaye imbere y'Imana neza ngo usenge cyane Imana ikikurindane nacyo byagorana. Hanyuma rero ubwo ngubwo muri iryo teranira akantu ngiye nabonyemo katari sawa kanankanze, bagiraga amazi ariho, urabona ko no haba hari igipapuro cy'Inyange, bagiraga amazi ariho igipapuro cy'itorero ryabo kiriho cy'indango cy'itorero. Yego. Hanyuma ayo mazi abantu basengera baragica noneho ayo mazi niyo basengeraga nyine. Urabona ko akunda umurwayi iki n'iki. Natunguwe nuko twe twagiye bagiye gusengera umuntu twari kumwe arabizi neza, yari umuntu w'inshuti yanjye twajyanyeyo, ariko ntitwasenze, twahereye tukinjira tureba ibiri kubera muri urwo rusengero. Turinda dusoza, naramubwiye ndashaka kumenya finally y'ibi bintu, turinde dusoza. Turinda dusoza turimo tureba ibyo bintu. Y'amazi yaguraga y'inote y'ibihumbi 2. Inyange igura 5 hano hanze, agacupa gato k'amazi, kuko yasengewe gusa ibihumbi 2. Jewe n'umudiyakoni twayaguze, naramubajije ngo ni gute mucuruza amazi y'ibihumbi 2? Arambwira ngo ntabwo ureba ntuza iriho etikete. Kuko ayo mazi arasengewe. Ayo mazi arasengewe kamemo. Ntago nanga ko byabaho. Hari n'igihe wakora business ukareba ugasanga nushyira utuji ku muryango w'urusengero nibwo turi bugurwe cyane. Biranabaho henshi pe, ntago ari wo honyine, hari n'ahandi biba. Ariko reka gushyira igiciro kikubye 2 cyangwa 3 cyangwa 4 ngo ni ukubera ko biriho bakwegereje serivisi ngo babisengeye. Hari serivisi mugomba kuduha tutasengeye rero Abakristo cyangwa namwe mutiriwe muzisengera. Uzi ko ariya mazi umushumba yafashe akayampereza, ayo muri butike akayampereza akangatakira byonyine kubera ari we wayampaye, bitewe n'uburyo mubonamo imbuto z'umwuka we wizeye. Ngiyewe ubwanjye nshobora kugenda nkayanywa nkakira ibibazo byose n'indwara zose, kandi atigeze anavugaho n'ijambo na rimwe cyane rwose. Ariko biba biterwa n'iki? Imbuto yera. Imbuto yera njye ndi kuzireba nkavuga ngo ibyo ari byo byose umushumba wanjye niyo yampereza igiceri cy'ijana, ndabizi ko ndi bugende nkunguka hariya cyane rwose, kubera ko ndabizi ko ikintu cyose akoze muri we, kubera uburyo ari umukiranutsi, yera imbuto zimeze gutya, ikintu cyose akozeho kiba umugisha. Barabizi se ubu ngubu ko nabyo ibyo ngibyo bibaho, ariko haba hajemo bwesikoro bukomeye, ahubwo ubwo n'ubujura ni bwa bujura bwa n'ubwa karundura. Abaje bubwesikoro biba ubwenge bakiba spiritual no muri roho no mu mufuka bagakora. Ushobora kujya mu rusengero, reka nkubwize ukuri, izi nsengero ziri hanze aha izibona ziri kurwanisha abantu bigeze kuri uru rwego, hari ahantu ujya ufite amafaranga yawe nk'ibihumbi 20 wakuyemo tike ya moto gusa. Noneho rero hari Mana yo mu ijuru, bakubona ukinjira isura uzanye n'uburyo ukeye n'uburyo usa neza, wifitiye fresheri kandi wenda uzifite, ni Imana yaguhishe wenda wanaburaye, ariko ukuntu uje bagahita bakwakira nk'umwamikazi. Nk'ubu ngiye kujya mu rusengero njye nawe turi kumwe, ni urugero batabushyira intebe y'icyubahiro njyewe inyuma hariya mu bishobotse wanshyira no kuri gate. Hanyuma wareba icyubahiro bakwicajemo, kandi desi igitangaje buri kanya haba harimo ituro ntajya nsobanukirwa ibyo ari. Mwansengero mwe ndabizi ko
bitazoroha ariko uko byagenda uko ariko kose ngenda bizi ko ibintu mba ndi kuvuga Mwuka Wera aranshyigikiye. Amen. Icyo nicyo kintu Mwuka Wera aranshyigikiye kandi Imana yanyemereye kujya mvuga ibitameze neza umunsi wose nabibonye. Kuvuga ibitameze neza tugamije kugira ngo dusenye abantu, ahubwo nibihwite nubwo bisuzume barebe niba ari bikosore. Umuntu kuza mu rusengero asa neza ntago bivuze ko umufuka we urimo ikintu. Of course. Hari n'igihe aje nawe ahubwo anashobora kuboneraho umugisha wo. Uzi ko hari n'igihe uza ushonje uje kubwira Imana ngo mfasha mbona icyo kurya. Cyane rwose. Noneho wahagera kubera umwenda wenda wiyambariye. Bati Imana iguhaye imodoka ati ndabona randikuruza iyi niyi. Mana ugahita wumva ucitse intege. Ukavuga utari ko se Mana ni ukuvuga ko ufite amaso atabona ko abana banjye bahuraye. Icyo nyene yari randikuruza. Ku buryo uri kubona ko imodoka ari igomba kuza mbere y'ibyo kurya abana banjye bagiye kwicwa n'inzara. Ubwo se barumva batadushyira muri confusion tukibaza ku Mana cyane. Ariko hari umuntu urugahanure nk'ibyago bigiye kumubaho kabati ndabona ibyago bikwegereye cyane. Biragoye ni hamwe na hamwe. Bati mumushakira ikintu gituma ibyiringiro bye bizamuka kugira nitumwakane y'amafaranga ayatanga yumva ko twakoze twamushishoreje. Dore ahantu nabonye byibura bashobora kukubwira ko icyago cyaje bakanakubwira ngo senga. Ni mu cyaro. Mu cyaro abantu baho nta stress babi. Ntago barandura nibaramenya ibingibi abandi birirwamo byo guhiga amafaranga. Ntago nta muntu wo mu cyaro uragusengera ngo akubwire ngo amafaranga. Oya. Ariko abo mu mujyi usibye no kuvuga ngo wanamubwiye ngo nsengera. Jeweho cyo kiranagoye. Yego. Muri uyu mujyi wa Kigali kuba naguhamagara nkakubwira ngo nsengera bigenze gutyo uburi umwizerwa mba nkuzi pe. Ariko ubundi ntago nshobora gupfa kumva ngo umuntu ngo n'umuhanuzi ngo ngewe ngo ngiye guhita ngo muhamagara uramuhamagara agahita akubwira ati se ako gatike kari hafi ko nzanye na moto kandi iribo ubwo wa moto kandi aracyaciriritse cyane. Undi warakubwira ati taxi voiture ni 2020 cyane imodoka yanjye gushyiramo essence ni 30 cyangwa 50. Hanyuma rero izi nsengero zifite mu bwesikoro bumeze nka gutyo. Twebwe tuba tuje mu nsengero zanyu tuje kuruhuka mu mitima, tuje kuvugana n'Imana yacu tuyibwira ibitubabaje cyangwa tuje kuyishima ibyo yakoze. Cyane rwose. Hako twahagera tugasanga mwebwe twari tuzi ko namwe dufatanyije urugendo kumbe mwe muri business. Urahagera ufite 20,000 ugatahana n'igiceri cy'icumi ufite. Ituro ryo mu kanya ngo hajiri. Mu kanya ngo hajiri ya mu. Oya noneho harimo n'irindi njya niti ry'agahato. Kandi ntajya numvikana naryo. Ngo kora gutya kugira ngo Imana igire gutya. Imana ntabwo ikora kubera ko nawe ari cyo wakoze. Ikora kubera ko hari icyo wakoze. Oya. Naho uzagera ukabikubwira uzatishira akabazo kanini uvuga uti kwa kweri ni cyanzanya aha. Muranegeka gukora kugira Imana inkorere ibi. Muri kujya inama n'Imana kugira ngo Imana nihe nadukina n'insigaranye nayo ibone kungirira neza ntabwo Imana. Ugira icyo ukora ngo Imana ibone ikirera. Ntabwo Imana ibigenzi. Ntabwo twari usenya ukwizera kwanyu ariko no ukwizera kwanyu n'umushyire mu bwenge kuko Imana yabahaye uburenganzira n'ubushobozi bwo guhitamo icyiza n'ikibi. Kandi mwige kuba maso. Turi kunginga ivuga ngo ese insengero za none cyo kwizera k'uyu munsi kwaba kwarinjiriwe. Dukomeje rero mu by'ukuri mu ijambo rimwe abantu nabo batubwira uko babyumva bitewe naho tugeze tuganira. Batwandikira kuri comment kandi bakomeze kudushyigikira kugira ngo natwe ibitekerezo biturimo uyu munsi turuganiriza abantu bikomeze kwagurwa n'ubushake bw'Imana. Ntabwo twaje tuje gutunga umuntu urutoki kuko twebwe duca imanza, ariko twe turavuga ibyo tureba kandi ibikwiye gukosorwa bikaba byakosorwa, ibikwiye kunengwa bikanengwa hagamijwe kugira ngo bikosorwe, n'ibyiza bigashimwa kugira ngo bikomerezeho. Reka dukomeze tugere ku ngingo ku yindi ngingo ya gatatu. Umukozi w'Imana nawe uyu munsi ari muri gereza. Mwamumenye nk'umuririmbyi ukomeye waririmbye indirimbo nyinshi zakunzwe n'abantu benshi. Abantu babisha hari umuntu nabonye yateye comment ahantu arandika ngo yaririmbye ngo ibya Yesu ni ku murongo ngo ariko noneho ngo ibya Ribu ni ku murongo. Ibaze noneho nyine urumva iki gihe ibintu byaradukomeranye. Uwo muvandimwe wacu nawe twamaze kumenya ko umunsi ari mu maboko ataraye cyangwa se muri gereza. Amakuru wumvise ko asa akurikiranyweho iki ntabwo kiramuhama, ibyo akurikiranyweho ntabwo biramuhama. Ariko njye numvise nta n'impamvu yo kuvuga ngo ntibiramuhama kuko umutangabuhamya ubwe yivugiye none inkuru ya nyayo. Njyewe narabibonye umwana atanga amakuru anavuga ati njye sinifuza ko bamufunga, uwo muntu ninde rero ndashaka kaza akarera umwana.
bakamubaza bati se yaba yaragushutse yego byibura tukavuga ngo yagukoresheje icyaha yagufashe ku ngufu, ati ntiyamfashe ku ngufu, yanyiheraga amafaranga nkasa neza nkagura utuntu. ubwo ntiwumva ubu si iyo tuvuze ngo ibya Yesu ni ku murongo hari umuntu utarimo kumwumva. Sirasi mwese ntabwo muvandimwe Sirasi, Imana imuhe, Imana imworohereze, kandi byaba byiza kandi nimba ari icyaha yakoze, kuko njyewe ubu hari ibintu ntajya ntindaho, nimba yaragikoze koko ari umukozi w'Imana twari tuzi ko uhagarara hariya akabwira abantu ko ibya Yesu ari ku murongo, kandi iyo uvuyemo hinjira mu ndi, ubwo nawe yavuyemo hagiye kujyamo abandi. Bivuze ngo nimba ari icyaha yakoze, kameme azagihanirwa n'ikimuhama, urumva. Ariko nanone reka twigishe n'abantu, reka mbere yo kuvuga n'ibindi byinshi duhereye ku bya Yesu ni ku murongo, reka twigishe n'abantu. Abantu buriya hari ukuntu abanyarwanda bajya bavuga, nimba ngo ni uwuhe mugani bajya bavuga ngo haba hari uruntu cyangwa se wenda babisanisha n'inkuru, ngo nta nkuru ivugirwa ubusa ku musozi, cyangwa ngo iyo ngo hacumbye umwotsi, ibyo ari byo byose haba hahiye, ngo ntiwatwika inzu ngo uhishe umwotsi, wabikora hihisha ariko rezilita zikaba iyo nda, ibibazo bindi bishobora kuza bikurikira ku buryo kubona uko ubisobanura ubyihakana byagorana. Umuvandimwe byamubayeho rero, umuvandimwe byamubayeho, hari inkuru ye yabanje mbere y'ibi ngibi yo gutandukana kwe n'umugore we. Yego, noneho bamaze gutandukana n'umugore, umugore aza kuvuga ibintu nawe wumvaga wikanze ku muntu w'umukozi w'Imana, ukumva utakiyumvisha ko umugabo yabikora nk'ibyo bintu, kumva uburyo yataye abana. Hari inkuru numvise umugore avuga ukuntu yamukubise ngo yambaye ubusa, numva ngizemo ubwoba. Ndavuga yego, bijya bishoboka ko umugore ashobora kugira umubabaro, yagera hariya hanze akavuga uwo bashakanye n'ibitari byo, wenda akabivuga pe, ariko nanone umutima ukajya umbwira ngo shyiramo gushishoza, kuko ntiwamenya ibyo ari byo byose. Uyu mugore ashobora kuba ari kuvuga ukuri, ahubwo ahari kukuvugira abari kumwumva, abari kumwumva, ese barimo baramwizera. Ni kwa kundi nyine baba baraturemyemo icyizere cy'uko wizera ko Brian ari umuntu mwiza, urumva, atakora wenda icyaha runaka. Njyewe ibi bintu nabibabwiye kenshi, ndavuga ngo umuntu ni umuntu, ntabwo ari marayika. Umuntu atuye mu isi, yemerewe no gukosa muri iyi si. Rero bivuze ngo kwa kundi twumvaga ko Sirasi atakora ikintu kimeze nka gutyo, abantu benshi pe, ndahamanya n'abantu benshi bateye amabuye uriya mugore, bavuga ko ari umugore udashobotse, umugore mubi, umugore uvuga umugabo we, umugore uvuga ibitari byo, umugore ugira gute, umugore ajya mu isura y'uko abaye mubi, ari mubi, abaye mubi, ko rwose yasebeje umugabo ko, ndetse ngo nyuma yaje no kumusaba imbabazi ngo agaruke mu rugo, umugabo arabyanga. Bivuze ngo impamvu yangaga ko mama w'abana ataha, hari indi mpamvu iri mu rugo, hari indi mpamvu, kuko uyu mwana yabaga iwe mu rugo. None nyuma y'igihe yabaga niwe, yego, yabaga iwe mu rugo. Bivuze ngo impamvu yangaga ko nyina w'umwana ataha, njyewe sindi kumushinja, ariko nanjye nk'umuntu natekereza ni ibiri kuvugwa ko ari byo akurikiranwaho n'ubu, niyo mpamvu ari mu bugenzacyaha. Bivuze ngo impamvu yatumaga umugore adataha ngo asanga abana, umugabo ikibazo yari afite nagikemurira, yego, ntacyo yari amukeneye cyane rwose, birumvikana. Bageze aho bagira n'ibyago, Imana ihe uriya mwana iruhuko ridashira. Bageze aho bagira n'ibyago, bapfusha umwana bari bafite, uwo bari bafite ufite ikibazo cy'ubumuga. Ariko nabwo muri uko kugira ibyago, ukumva hajemo intambara, ariko uko byaba biri kose, nyuma igisubizo kivuye muri bino bintu kigaragaje Sirasi twabonaga ko atari we. Yego, twebwe twabonaga Sirasi nk'umukozi w'Imana, ariko ikigaragara nyuma y'aha RIB nimara kwemeza, nimugeza mu bushinjacyaha, niba mugeza mu bushinjacyaha, iki cyaha kiramutse kimuhamye, nubwo atari byo tumwifuriza, kiramutse kimuhamye, twaba tubonye Sirasi utandukanye na Sirasi twari tuzi cyane rwose. Ikintu kirimo indacyo ubu ngubu byaraje mu Rwanda, Rwanda Forensic Bureau ishobora gusuzuma bakareba niba uturemangingo ndangansano twiwe n'umwana w'uwo mukobwa uvuga ko ari umumutenda, ko ari byo
kandi ibyo byo nta hantu wabicikira keretse ntibiba hari bibaye bizingitiranijwe n'izindi nzego cyangwa se n'abandi bantu babiri inyuma, ariko Imana yo ni nyabubasha iba yerekanye ukuri ngewe kwayo. uko mpamya neza nuko nta n'ahandi hantu byanyura, ikigaragara n'ibiba byo bizaba ari byo, kuko umwana amakuru arimo gutanga, umwana amakuru ari gutanga n'ay'umugore we numvise, n'umugore arimo aremeza ati koko nibyo, kuba yaramuteye indabyo ati nanjye gusa byabaye bintunguye, ariko ubwo nibyo byarabaye, ariko nyuma umwana akavuga ngo ari umugore wa Sirasi na mushiki wa Sirasi bajyaga baganira n'uriya mwana, kandi uriya mwana bari babizi, barabimenye ko afite iyo nda, bari babizi, yego barabimenye ko afite iyo nda kandi ya Sirasi. Bivuze ngo ibyo ari byo byose bari abantu barabanje kiriya kibazo barakidiringa mu muryango, kuko umwana yaravuze ngo we yabasabye, bamusabye ko ataha akajya iwabo bakajya bamufasha ari iwabo. Umwana arababwira ngo ntabwo nakeme, ahubwo uriya mwana yaranantunguye, sinzi nimba ari muto. Abana b'ubu bazi ubwenge mw'abantu, ntimukabona abana b'ubu ngubu uzi ko ikintu yatekereje bigoye guhita ugitekereza ako kanya, ngo yaravuze ngo ntabwo iki kintu nakicaramo namwe twenyine, umuryango wanjye udahari, muhamagara ababyeyi banjye baze twicarane mubibabwire, hanyuma ntahe njye iwacu. Ariko ni nabyo, ariko mu rugo babizi, hanyuma Sirasi ko azajya amfasha akanagira gute, abyemerera imbere y'ababyeyi banjye. Ubwo rero urumva iyo hajemo akantu k'ababyeyi ntabwo yapfa kubyemera, ariko ntabwo ari ibyo ngibyo turimo kuvugaho cyane. Bivuge ngo abakozi b'Imana mube maso, mwebwe Satani arabatera namwe mukitera. Ese ubu ntabwo muzi ko Satani uri hanze hatishimiye biriya mukora kuri ariya mastage mubyina muvuga Imana neza? Satani ntabwo ajya yishimira biriya bintu, kandi iyo urangaye gatoya n'Imana irakureka, ngo iyo ubuze ubwenge irakureka. Ni nacyo twari twateruyeho tuvuga tuti ese umurimo w'Imana waba warinjiriwe? Iyo urebye ibigeragezo ibibazo byose abakozi b'Imana bagura nabyo, baba ari abayikorera bya nyabyo n'ababikora bihishe mu murimo w'Imana bagakora ibyangwa n'amaso yabo, kuko Bibiliya tuvuga ngo muzabamenyera ku mbuto bera. Ubwo rero izo mbuto bera nizo zitwereka ko ari abakozi b'Imana nyakuri cyangwa atari bo. Ubwo udakora Imana afite ikindi akorera, niyo mpamvu mubona na rezilita zibizamo, ni rezilita zibizamo zikaza ziteza ibibazo gutyo kuri kominote ngari. Reka tugere ku musozo w'ikiganiro cyacu, dushimire cyane abantu bakunda IBTV Rwanda, mwahisemo kudukurikira, kandi natwe turabasezeranya ko tuzakomeza kugerageza kubashakira ibiganiro ndetse n'izindi nyunganizi zituma turushaho kugenda tumenya uko dukwiye kubaho no kubana muri ubu buzima, kuko uyu munsi ntabwo waharanira kujya gushaka Imana nyamara se mugenzi wawe mufitanye ibibazo hagati yanyu. Umuntu w'umukozi w'Imana nka Sirasi tuzi yari indirimbo ikagera ahantu hose, abenshi ntaramubona amaso ku maso, ariko ubutumwa bwabagezeho. Bati aharirimba avuga ngo ayo madeni ngo nta muntu wagutumye kubivuga, akavuga ati nyamara ariko kiriya kibazo nta wadutumye kukivuga. mu by'ukuri nyakubahwa Sirasi, nubona n'iyi video waravuye muri ibyo bibazo, ntuzagire ngo twebwe nta muntu adutumye kubivuga, ariko twabireba birigaragaza. Rero ntabwo iyo nzu yaba yarahiye ngo umwotsi ubure kugaragara. Yaba umukozi w'Imana, inkuru twagatse y'umukozi w'Imana Harerimana, nawe ubugenzacyaha ubwo bumufite burakomeza bukurikirana igikwiye gukorwa. Abakristo by'umwihariko abizera bo mu itorero rye n'abandi bose bizera bari kuzajyayo kubwo gukora kw'Imana cyangwa kubw'amavuta bamubonagamo, bazamenye ukuri, abohorwe cyangwa ahanirwe ibyo yaba yarakoze. Ndetse n'insengero, akaduruvayo kari muri ADEPR gusenya insengero no kugurisha ibikoresho bizigize, nabyo ubwabyo akaba ari ibiterasoni mu maso y'Uwiteka. Twabigarutseho tugira ngo nimba hari ushobora gukumira, kumira hakiri kare. Nimba ari ushobora kugira icyo akora, bikora hakiri kare. Nimba ADEPR ari cyo biyirebaho, nyagira icyo ikora, ishyireho umucyo ku icyo kintu, isohore itangazo, rishyire ku mbuga zabo, bazisangiza abakristo babo, kugira ngo ejo hatazagira umuntu ugucira urubanza kandi wenda nta yandi mahitamo wari ufite. Tubashimiye cyane ko mwakora iki kiganiro cyiza cyacu. Twari dufite ingingo ivuga ngo ese umurimo w'Imana waba warinjiriwe? Umaze kumva ibyo tuganira uyu munsi, nawe ubwawe watanga igisubizo, ariko mukitwandikira muri comment. Ubundi mukomeze mudukurikire, tubagezeho ibyiza, maze uko Imana ibabashisha gusobanukirwa ibyo tuganira uyu munsi, mubihane n'amahoro, mubiharerwa hamwe n'amahoro ya Kristo. Imana ikomeze ibishimire. Ndagushimiye cyane Mama Jolie, Imana igumisha. Yego, nawe mwese mwadukurikiye kandi mukaba mwakoze subscribe cyangwa mwakoze ikiganiro, mubitwereke
mubitugaragariza ubundi mubitwandikiye kuri comment n'ubutaha tuzabaganira ku nsanganyamatsiko nk'izi nziza. Jye ndi MC John Brian, ibindi bisigaye Imana ibaha umugisha. Ciao ciao. Ciao ciao.